Mugwize urukundo amahoro muri Kristo Yesu. Imana nibaha umugisha kandi ibahezagire, ibiteho muri byose. Bakunzi ba Kristo Hariho TV, tuje gusobanura kuri izi nzozi. Ese warotaga ubugari ntumenye icyo bisobanura? Hari urota ubugari bw'imyumbati, hari n'urota ubugari bw'akawunga. Ese waba warotaga uri gusonga ubugari? Bamwe ntara zitandukanye bavuga ko ari ukubusonga, abandi bavuga ko ari ukubucumba, abandi bavuga ko ari ukubuvuga. Ariko mbere y'uko tugusobanurira, kanda like, ukore share, niba uri mushyashya kuri iyi channel, kora subscribe. Imana irarushaho kuguha umugisha kuko mu bateye inkunga iyi channel nawe uraburimo kandi urabura umufatanyabikorwa wacu mwiza. Imana iduhuje nawe kandi wiyumvemo ikaze ko hano ari amahoro kwa Yesu. Dufite ubutware n'ubushobozi iyo twizeye amagambo ye nk'uko yayatubwiye. Nugirirwa umugisha uragera hano kuri iyi channel kandi urahakura byinshi byiza, urahakura amahoro, urahakura ibyishimo, ibyo udasobanukiwe cyane ko udusobanuza. Imana niguha umugisha kandi ikugirire neza wowe utwumvishe. Reka duhere kuri ubu bugari, turasobanura kuri buri kimwe cyose. Umwuko turawusobanura, dusobanura ubugari ukwabwo, dusobanure n'isafuriya buba burimo ukwayo, ndetse akarusho dushobora no kurenzaho n'iyo sahane uri kuburiraho, cyane ko biterwa n'isahane buriraho. Hari ubona isahane ije itogeje, mbese buri kimwe cyose turagerageza gucaho, turagenda tunoshaho uko kimeze mu izina rya Yesu, kandi Imana ibidufashemo kuko niyo nyir'umurimo. Mu izina rya Yesu Kristo vuga ngo amen. Kandi kwandika muri komenti utubwira uko wasobanukiwe cyangwa niba wabyishimiye, niba utabyishimiye, kuko n'abadutuka nabo ni abanyamugisha kuko ntago watukana utumvishe. Niba ari igihano urakibona bitewe n'uburyo wabijemo, niba ari umugisha urawubona bitewe n'uko wawukoreye, cyane ko n'inkunga ibikenewe. Imana nibaha umugisha. Wowe utarambirwa, Imana iguha umugisha, ngusabiye umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Niba wakiriye andika muri komenti ngo amena amena, haleluya. Kurota uri gusonga ubugari bw'imyumbati cyangwa akawunga nabivuze hepfo. Ubugari buri gusobanura mu buryo bw'umwuka, burasobanura imbaraga, imbaraga z'Imana, imbaraga zivuye ku Uwiteka. Iyo uri kubusonga, Imana iba iri kukumenyesha ko igiye kuguha imbaraga zivuye mu ijuru, ariko ikagusaba ngo usenge kugira ngo iziguhe. Niyo mpamvu ubona uri kubusonga cyangwa bamwe kubuvuga. Sinzi niba hari n'urundi rurimi mwabivugamo. Uko waba uri kubuteka kose, ni Imana iba igiye kuguha imbaraga, ariko iba iri kugusaba ngo senga. Noneho tutarajya ku cyo uri kubutekamo, tutarajya ku mwuko se, umwuko ushobora kuba ari munini cyangwa ukaba mutoya, biterwa n'uko Imana ishaka kubikwereka. Reka tujye no ku bugari bw'umweru cyangwa ubu bugari bw'akawunga. Benshi babwita akawunga. Abo mu bihe bya mbere hari ababwise sayinkuye, niba ubyibutse nawe ukore like. Hari ababwise sayidiya, niba ubyibutse nawe ukore like, wibuke aho Imana yagukuye. Imana nishimwe. Wabona sayinkuye ukavuga ati Imana we, iri joro rirakeye. Wabona sayinkuye ugakubitaho igishyimbo, ukavuga ngo Mana, iri joro rirakeye. Niba nawe ubyibutse, uha Imana icyubahiro, utubwire muri komenti. Imana niguha umugisha, haleluya. Ndafashijwe, yego. Rero ubu bugari bwitwa sayinkuye cyangwa bwitwa sayidiya cyangwa bwitwa akawunga mu rurimi rwacu nyine twarabikiranuye neza. Ubu bugari busobanura impano y'umwuka wera iturutse mu ijuru, noneho iriho kwera kw'Imana. Ako ni akantu kiyongereyeho, iriho kwera kw'Imana.
Imana data wa twese iri mu ijuru. Imana nishimwe. Rero nubona uri kurya ubwo bugari, uzashima Imana, uzavuga uti Imana uhimbazwe, ariko mu kuyishima ukanasenga ubagarira iyo mpano, izo mbaraga Imana iguhaye kugira ngo nyine izigushyikirize. Noneho imboga uburishije nazo, nubwo tutazivuze hepfo, imboga uburishije nazo zifite icyo zisobanuye. Bishobora kuba ibishyimbo se, bishobora kuba dodo se, bishobora kuba inyama se, ubwo bigenda bihinduka bitewe n'uko Imana yabikweretse. Ariko reka tuvuge imboga muri rusange, kuko hari imboga zishobora kuza bitewe n'uko Imana yabikweretse, ugasanga bihindutse nk'uburozi se, cyangwa ugasanga bihindutse nk'imyuka mibi, cyangwa bihindutse ikindi kintu. Iyi Imana ikora uko ishaka. Imana nishimwe cyane. Imboga rero cyane cyane ibishyimbo iyo ari nziza nta kintu kibi kirimo, icyo gihe Imana iba iri kukubwira ngo igiye no kuguha amasezerano n'imigisha. Ubwo Imana iba iguhaye ibyo kurya bishyitse, haba mu mwuka, iba igiye kuguha ibyo kurya bishyitse byo mu mwuka, noneho haba no mu mubiri hakaba ari uko igomba kubiguha ukabirya, kuko nabyo bigomba kuba intungamubiri bitewe n'uko wabibonye. Imana iguha umugisha wowe ubyumvishe. Kandi niba uri mushyashya ntiwibagirwe subscribe na like inshuti yanjye, aho uherereye mu gihugu icyo ari cyo cyose ntubyibagirwe, kuko nawe uri umuterankunga wacu, kuko Imana niyo ikuyoboye hano, kuko hari amacano menshi avuga abeshya kandi mukayayoboka, ariko Imana ishimwe ko utayobye wowe wageze hano. Reka tujye ku mwuko rero. Uyu mwuko uba uri kubusongesha, uba uri gusobanura ijambo. Uyu mwuko usobanura ijambo Imana ibiguhaye. Iryo jambo ni irihe rero? Hari ukuguha ijambo ryo kuvuga, hari no kuguha ijambo ryo kumenya uko usenga, hari no kuguha ijambo ryo kumenya icyo ugomba gukora. Noneho hari no kuguha ijambo mu bantu mugendana, kubw'imbaraga nyine yaguhaye, ikaguha ijambo mu bantu mugendana, abatakumvaga bagatangira kukumva, abatakwitagaho bagatangira kukwitaho. Nicyo Imana iba iri gukora hagati muri wowe, nibyo iba irimo irakumenyesha. Rero iyi safuriya rero igasobanura nayo impano y'umwuka wera, igasobanura imbaraga, igasobanura igicaniro cy'Imana, byose irabifite, irabyujuje. Noneho kuko iyi safuriya harimo ahanini icyiganjemo ari ugusobanura ko ari impano, iyo ubona yarajeho umukara inyuma, Imana ibikubwira ngo impano ziri muri wowe zirakora, ariko iyo ubona nta mukara uriho, ubwo nyine ibikubwira ko iguhaye impano nshyashya. Ubwo nizere ko ubyumvishe neza kundusha. Imana iguha umugisha, kuko hari benshi mubibona ntimumenye ibyo ari byo, ntimunasobanukirwe ibyo ari byo, noneho mwarangiza mukibaza byinshi. Ariko hano nutagira icyo usobanukirwa, ugomba kutubaza muri komenti, ukatwandikira tumenya icyo utasobanukiwe, cyane ko Imana yereka buri wese ibye bitandukanye. Kandi nutubaza icyo twavuze muri iyi audio cyangwa muri iyi video, aho ngaho nubona tutagusobanuriye ntibizakugushe, kuko abajyana na Yesu gutabara abandi nibo bazagabana umugisha w'Imana. Kuko muri make ntuzaba wazanye natwe, kuko ntuzaba wumvishe video yose ngo uyirangize, uzaba utubajije ibyo twakubwiye, niyo mpamvu tutazagusobanurira. Imana iguhe umugisha rero wowe utwumvishe, kandi iguhe imbaraga n'amavuta, kandi ukomeze kugwira mu Mwami Yesu Kristo, kandi kurinde n'abatubuzi cyane ko bagwiriye, iguhe komatana na Kristo Yesu Umwami n'Umukiza, mu izina rya Data wa twese n'iry'Umwana n'iry'Umwuka wera, basabiye ngo mugubwe neza none n'iteka ryose. Amen.